biriya bigo uzi igifaransa ndimo ndakubwira gutya hari ibintu bakinaga ngo ende tura kieseluila murakaza ako kantu abantu rero bize ku bigo byiza bari bazi kukavuga ugasanga ngo ende tura kieseluila bandi polisi siko byagendaga abantu ku bigo biri mu mirenge tujya kubigana ngo ende tura kiesolira mani nta solira mwavugaga mwebwe nose solira mwayikuraga he nimba mwarize neza solira mwikuye mwikomera amashyi ko mwize nabi none wongeye kwakira undi munyarwenya witwa Dudu. Ladies and gentlemen, put your hands together for Dudu. ndimo ndagenda nka Franco ari ipari Franco skure wagendaga se ubundi nashakaga DJ nandaburije nashakaga kuzira mu karirimbo ka Sean Breeze najyaga ngakoresha nereta wakoga nyene ntabwo kahitinze ubundi ari ukuntu ufatira n'indirimbo itarayitinga ukayiti yawe ababebe nka 400 bazikari yanjye ahantu abanza kari akazina ke nagakuragaho ngashyiraho ak'umukobwa mba ndagashizemo beya nyimenyana nawe noneho vasi ya kabiri nuko rero beya kuva wa munsi utuntu nk'utu nza gutereta umukobwa witwa Nyabitanga ye mba natangiye iyo ndirimbo yarabinkoreraga cyane ni Nyabi nyimenyana nawe noneho vasi ya kabiri nuko rero Nyabi papa arakumva ati se aka karirimbo buriya kuri meri nikabikora hari ukuntu ababyeyi iyo bagiye bakuzemo urukundo rugenda rusubira inyuma papa nawe ati aka karirimbo numvishe umuhungu wanjye kabimukorera mama wanjye rero yitwa Nyiramugisha ngo nyimenyana nawe vasi ya kabiri nuko rero nyira we bahise bakora divorce y'icyumweru buriya rero ikintu kibangamira Franco hano nka kuno kuntu abasetse kumufotora buri nta mumodo wifotoza yasetse abamodo ubundi bajya kumufotora abamodo baba ari seriye Franco niba ikintu kimubangamira ni ukumufotora yabwanutse biramubangamira ubundi abantu basanzwe ukuntu baseka abantu basanzwe n'abamodo kuri kamera ukuntu ahantu batandukanira abantu basanzwe bari kuganira kamera iri imbere baseka ngo ariko nguribuka ukuntu byagenze ngo kamera ngo noneho ukuntu byagenze ariko abamodo iyo baganira nka Franco bari kumutera story sekeje ngo Franco nguribuka cyagiye ngo tugipari ngo ugashaka kunyara kuri convention turi mu ndege ngo kamera ngo noneho ndabyibutse ngo noneho ukuntu ngo kamera ngo noneho mana yanjye ngo noneho urabyibuka tugera ntago wamuhusha ariko iki kibazo cyo kumufotora yasetse ngarenda kugikemura ngo arenda gutuma ngo akamashini k'akarobo ngo gasensinga kamera ku buryo kamera Franco bamukubita brag yawe ari guseka ngo right camera agateka bakamukubita urwenya agaseka camera left njya nibaza umunsi kamera izaba iri inyuma kuko tuba twicaye tureba imbere agaseka back camera gusa nyine by the way nitwa Dudu mu rugo ni Nyagatare
nawe naremeye mva ku mata nza kuri mukaro kugira ngo ubuzima buba bworoshye. Nayo ndi mu rugo none ubundi hari ukuntu uba utereta umwana waramubeshye ko uri uwo mu ngagari. Rimwe ndi kuvugana na Mombebe turaciringa arambwira ngo bumaze gufura utuntu ngo ndushyizemo ngo mu cyuma cyumutse imyenda. Ndabizi benshi muri aha nabyo mugira icyo cyuma mwanika ku migozi nimuvuge ngo murakizi. Nanjye ndangije nanjye ubu hari utuntu wenda nari mfuze ndushyize mu cyuma. Ndi kuvuga Mera avugira ku ruhande ngo Dudu sinakubujije kwanika boxer ku rugi rwo ku muryango. Ni Mera basi uvuga isokoreki uriya isokoreki kavugika neza. Rero hari ukuntu ababyeyi b'abakire iyo baganira bitandukanye n'ababyeyi b'abakene. Ababyeyi b'abakire usanga bari kuganira Gariba barananiwe uratuma ibintu bikakugeraho bitinze ariko uzi kumva viyaganira ubu bunyobwa tuvugisha ukuri ni ubwa Desa. Ubu bunyobwa ni ubwa 200 kandi koko ntabwo ari ubwa 200 aba ari ubw'I5 kuko senkani mba nayigavu. Ubundi hari story za kera z'abana kera twajyaga turushanwa kunyara kuri. Hari umuntu bitabayeho ariko habagaho ikibazo abayayi nkahora mbatsinda bakajya bibaza Duda dutsinda ate adasiramu. Kureba tutananya inguzwa ya Nyaro Uganda none twabivanye lokale tubigira international tukanya turushanwa kunyara urugo ku rugo. Urugo rw'iwacu rukajya ruba uwa mbere buri munsi. Rimwe noneho tubugira ubuce twatuga ati turangana n'agace kari akunyara kuri. Twabishyize ku rundi rwego no tukarushanwa no kwandika amazina. Nahoraga mbatsinda kubera akazina kanjye ni kagufi. Ugasanga umuye yihanganye n'igihekane kwandika ndayambaje byanze. Rimwe nakubitiwe finali babaga bashyizeho amasogonda ngiye kwandika Dudu ngeze kuri uwo ya nyuma zirashira. Ndatipa y'amandazi mva mu maso nyireba. Noneho rimwe tugeze muri 1/2 twazamutse famiye mu rugo duhura n'urugo rwatsinze muri quartier yabo ariko umuntu wazamutse ari umukobwa. Ndavuga ni ndarushanwa kunyara kure n'umukobwa. Maze uwo mukobwa ko ukuntu yiyemeraga aravuga ati ngiye kugira ngo yemeze ndanyara amagazi. Kira ubwoba dutungereje ziba zishokeye kwitakajya guteza ingaro. Meri kuki wanguriye akabi? Ngewe mwanguriye akabi mwari kungurira kaza ndashaka nk'akaba Dudu. Ngo akaba Dudu ngo yanaka kameja niko kanini. Hongera inyana ubwana